njyewe mu cyumba ashaka kuganira n'abashyitsi sheri. Mbese amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Amaze iminsi naheruka ku rusengero. Anyway, waribujije ushyira ahantu. Mbese basi bimeze bite? Bimeze neza, turi amahoro, turashima Imana. Imana araryoshye. Uretse ko iyo mpindukiye gutya sinuboneye nahindukira gutya, numva hari ikibazo. Uyu munsi nari mfite ibintu byinshi ndimo ariko icyumweru nzaza. Rero ndahindukira iburyo sinkubonye, n'umunsi wo mu baririmbyi protokole sinkubonye. Rero zabyagenze gute? Rero igihe kibazo amakuru. Yambi. Bahano se? Bahanyine. Sinakubwiye se no mama ari inshuti yawe. Uretse nyine musuhuze. Wow, esa shimwe. Nesa barazira neza. Manjera n'umushiti wanje. Katara tugiye kwigana amata bya amavuta. Nese mama. Umukobwa n'uwandi. Uko musa neza wagira ngo n'uwawe. Uravugisha ukuri? Urangiye n'umwe. Njye n'ubwa mbere nkabonye no kurusangira se nimba ariko ntaheruka. Ntabwo haherutse ariko Sonia baraziranye. Niba ngize nk'amahirwe baragiye. Wenda reka mbikubwire ko mbona ari umuntu ushobora kuba yabika ibanga. Uriya mukobwa ni uwanjye. Kuva ryari? Ntabwo wabimenya ariko uriya mukobwa ni uwanjye. Mva murasa. Ibaze ko namubonye ahita numva ndabyibwiye. Uriya mwana rero buriya afite amateka menshi. Ese buryo ufite umugabo ku buryo ugira umwana mukuru ungana kuri kikoza sinanzi ko wabasha guceceka ibintu gutyo n'imyaka nkubuze. Wenda wari ufite impamvu da sinzi. Impamvu irahari, ari nayo mpamvu nazanye nawe hano. Buriya uriya mwana ni uwa Pastor Nkuba. Gwiki? Uravugisha ukuri kuva ryari? Kuva kera. Mwana yanjye. Ariko uzi ko buriya utazi Pastor Nkuba? Ni Nkuba muri izina rye. Yarantereranye muri ibyo bihe bigoye. Ushobora kuba utabizi ariko ukabyumva cyangwa ukabibona. Pastor Nkuba yarampemukiye n'uyu munsi wa none ngo arashaka umwana ungana uko angana kuri nk'uko mubonye. Noneho n'uburyo amushakamo ntabwo ari mu nzira nziza, ngo nanjye abone nk'umubyeyi ko navunitse byibura ntwazi neza, agira n'ishimwe ampereza ko narize jyenyine. Ntabwo wabyumva. Ubwo urabizi aza kumbaza umwana Byagenze bite? waribagiwe. Reka nkubwire. Wakoze amabi yose. Umwana wanjye uramunyereka. Niyo wanyica waribagiwe. Uwo ni umusaraba wa kabiri wiyongeyeho, ni ikindi kibazo uzabazwa n'Imana wiyongeyeho. Ku byo nzi n'ibyo ntazi ushobora kubukora hirya. Kunyica ko wanyica. Uranyereka. Nta n'igihe utigeze unyica. Ndetse ko ubushaka guhorahoza. You can do. Ariko iyo mu ijuru yonyine izakubaza ibi n'ibindi ntazi ushobora kubikora bitari byiza. Ariko reka nkubwire hari ikintu utazi kibi. Hari n'ikindi utazi.
uzi ko buriya pasita nkuba ari ikihebe, uzi ko buriya acuruza ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose biri kuri iyi si. Ibyo uzi n'ibyo utazi. ariko mama njye narabikubwiye ndakubwira ngo uriya mupasiteri sinzi ukuntu ngiye mbona ameze. Njye uriya mugabo yajyaga ntera ubwoba kuva na kera, none yazatwica natwe. Rero jyewe merukana nawe tukiga muri segonderi, then uko ibihe biza abantu batandukana twongera guhura turi bakuru twese. Jye nkaba nzi ngo ameze nk'uko yari ari icyo gihe, niko kumbwira ngo dufatanye umurimo. Numva ndabyishimiye ko buriya gukorera Imana ndabyemera, ariko bingeza aha. Ninkubwira ngo bingeza aha ubyumve. Umva ibya pasita nkuba ari hatari. Hatari wumvisha iki? Ndagira ngo nkubwire ikintu kinzanye hano, urabyumva neza? Ndaje ngo umfashe kandi umbikire ibanga. Pasita nk'ubu uyu munsi wa none arampagamye, arashaka umwana. Umwana nawe arampagamye, arashaka se. Nana rero mvikana nimba atari yabibona se kuva yangana kuri we ntiwanamurenganya. Ntabwo byoroshye. Yansabye kuza, ndambwira no uretse kuko nari nzi ko nta biganiro byiza nzagirana nawe, ariko arifata wenyine atega indege agera ku kibuga arambwira amonda we coming. Numvishe nawe mfasisho mesa. Uyu munsi wa none turavugana buri rimwe ati ndashaka kumenya papa yarapfuye. Pasita Nkuba ndashaka umwana wanjye. Bose barampagamye ndi mu mazi abira. Rero mami nkubwire njyewe nkugire inama, ibintu biragusaba umutima ukomeye kandi bikagusaba kwihangana. Gusa umwana we ntiwamurenganya ko ari gushaka papa we, ariko ibintu bitwaye gake, ubigenze gake. Uriya muntu urumva ari umuntu mubi, ubigenze gake. Tubanze dukusanya ibimenyetso tuzabishyikiriza ababishinzwe, polisi zimushakisha zimugenda turebe ko twarokora ubuzima bwawe. Ugende gake uvuga polisi. Tuzabikora mu ibanga ku buryo umva nubwo ari umuntu uteye ubwoba, ariko nta muntu utera ubwoba Imana. Hamwe no gusenganya ndumva twabikora. Icyo wenda Ni ukuri. Ubwo bibaye ngombwa ko uramuka ugiye wenda agahitana ubuzima bwawe, ni uko Imana yaba yarabipanze, ariko kuki Imana yakuvuzeho nta cyarenga. Ariko reka dukusanye ibimenyetso tubishyikirize polisi kandi twitoze. Nta wundi muntu uzi bino bintu, njye nawe turi babiri. Nubwo nanjye byanshyira mu kaga, ariko ngiye kwemera ngufasha. Tubishyikirize polisi gake, kandi nzi ko bizashoboka kandi Imana izabikora. rero buriya kuba ku isi umuntu abaho kabiri, yishimye ababaye. Ariko aramutse Pasita Nkuba anyishe, umwana wanjye uzamumenye. Uruhande rumwe mba mbona afite amahirwe ko namenya umwana wenda hari bizatuza, urundi ruhande nkabona ariko gahenge gatumye mbayeho. Aramutse amumenye Ntacyo wowe waba ukimaze. noneho reka dusoze umbwira nkora iki. Mfite ubwoba ko naramuka abonye umwana we azanyica, kuko niko gahenge mfite.